umuntu apfira haniga ibyamuzanye, hafundika ibyamuzanye, bakamubara nk'uwaje, bagashaka kamera nkabo, ntibarekure umwana ngabe we, ntibashaka ikimuzanye. ni mu muryango. Mu muryango niho bakubuza kuzibera umukozi wo mu misatsi. Nta handi hantu. Ni ukuvuga ngo umwana aravuka, niba ari papa Beroni, umwana Beroni aravutse asanga ari muri journalism, aho umwana nakura mfasha akazi kanjye. Ntago papa Beroni ashaka kwita yuko Beroni yabaje gukora ibitandukanye n'ibye. So kimwe mu cy'abantu benshi bari developed bakora no kuvuga ngo iyi mpano tubonye ije gukora iki. Kabiri, ni gute twayitunganya ngo izabe impano nziza. Aho ni ahantu hambere abantu bapfira muri family. Kabiri, muri family ngira ngo urabizi kuri ubu tugira n'abakozi n'abagira gute. Umwana arangirika akabura icyerekezo akiri muto. Icyo bita vibration mu cyongereza, mu inyenyeri z'umwana zigatangira guskandamizwa. Umwana abasha kuvuka, umwana muri we akatangira kurikarama kwigaburira, wowe ukajya uvuga ngo hoya reka nkugaburire. Uri kuniga ibimurimo. Uzacunge ku muntu waba yarigeze ajya kuba umukozi mu bazungu, bazakubwira ngo irukanka inyuma y'umwana umurinde gukora mu ziko, ariko wimubuza kugenda mukateho, mukurikire, wimubuza uburenganzira. Nibyo bamurinda ibintu bimwe, naho twebwe ni ukugira uburenganzira bwinshi bupfa, bwangirizwa. Umwana ashobora kutabaruka ari umunebwe, aje nk'umutware, akajya yicara gutyo ukamugaburira nta kindi abazwa. Reka ibyo reka tuharengane. Ariko nari nshatse kuvuga ko umuntu ikizana umwe kiba gitandukanye n'icyazanye undi. Abantu ba mbere bo guparticipatinga ni abamwakiriye. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Bakunzi b'Ihumure TV, mwaramutse, mwiriwe, ni by'agaciro. Ndi Kuzo Emmy, ngarutse nanone kandi nk'ibisanzwe ndi kumwe n'umushumba Dr. Jado. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu kumenya icyo uremewe cyangwa se icyo waremewe. Tugeze kuri episode ya 5 niyo twinjiramo uyu munsi. Reka nshimire abantu bose bakoze subscribe, mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nawe utarayikora urabona intego yacu niba ari nziza, hanyuma dushigikire ukora subscribe cyangwa usangiza abandi ibi biganiro. Ngusabe umugisha w'Imana. Ngira ngo hari abambajije ngo muri episode z'ubushize ngo ntago nasenze nk'ibisanzwe. Hanyuma ndi excusa, ari gihe tuba twirukanka wagira ngo sinzi waduhaye kurwana n'ibihe, bigatuma hari ibyo twirengagiza cyangwa twibagirwa kandi byari ngombwa. Kuvuga ngo amusori rero ni ikintu cyumvikana ku muntu wese ufite indangagaciro. Amusosori. Hanyuma rero mbere yuko twakira umushumba, reka tumuragize Imana. Namwe mugiye kureba iyi episode ya 5, tubaragize Imana. Data, turagushimye kuduhaye undi munsi udasanzwe kandi kanya kadasanzwe k'agaciro, wabwa icubahiro. Hari abantu badukurikiye, ubaha umugisha kandi ujye muri gahunda zabo nkuko bakwifuza, bakubone nk'umubyeyi. Natwe dushigikire umukozi wawe, ntaba ari we, ashigikirwe n'Umwuka Wera, n'izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Mushumba rero ndabakiriye, ariko tuza kwinjira muri episode ya 5. Ariko reka manze mbasabira umugisha, namwe Imana ibahe umugisha kubwo umuhate wanyu utari ubusa ku mwana. Nanjye nabo nabura kubwira ngo iguhe umugisha, nubwo uri kuvuga gutyo. Ngende mu kazi nahamagariwe, nawe uri mu kazi. Nge nkamamagarirwa kuri uyu musozi ugendanye n'uwitorero cyangwa idini.
kwigisha abantu benshi cyangwa bake kuri njyewe, abantu ntabwo bakunda kwiga, bakunda kubwirizwa. Ngira ngo no ku musozi wacu twiyeranje uko tumenye uko tubitwara kugira ngo bigende. Impamvu mvuze ngo ngusabiye umugisha ni uko urikorera ku musozi wa journalism. Muri uyu musozi wa journalism abantu baziyuke, abantu bari gusarura mu nyigisho z'ama episode, ntabwo ari kuri njyewe gusa. Nabonye ari ikintu wafatiye imyanzuro kandi ntabwo wagifashe ku mpamvu z'inyungu z'umubiri, wazifashe ku mpamvu z'inyungu z'uko abantu bamenya. Ntabwo ari njyewe rero wigisha gusa episode kuri channel yitwa Ihumure. Ubundi biragoye kugira ngo ubone umunyamakuru ufite channel itari specialized kungivuge ngo ishinzwe ibigendanye n'uyu murimo gusa. Nk'iwanjye nyine birumvikana ngewe kuri Menya Isi y'Umwuka ni channel nyuzaho ibiganiro bifitanye isano n'ibyo mu rusengero bidafite papasi yo kumbeshaho. Umuntu rero ukorera ku musozi wa journalism ngo mubesheho mutunge, ari umusozi wunabisobanukiwe. Gukoresha abantu 1, 2, 3 inyigisho zigendanye na episode zitari gukora ibyegeranyo nk'abandi. Business gusa, ntabwo ari business abarimo. So iyo passion, uwo muhamagaro ko kwitanga ngo abantu babashe kugira icyo bagira, navuga ngo Imana uguhera umugisha, ariko n'abantu bazajya babirekonesa ko nta udahangayikishijwe n'ibihangayikishije abandi. Tubasha kwicara aha ukaba wambwiye uti ndakwinginze umbabarire unsobanurire mporiza ibya Siriya bihuze n'ibi, kugira ngo ibyo bintu ngiye kubikoraho nahita nza muri muze yawe naba nayigejeje mu 2025. Urabizi byarabaye niki, ariko papa sinyirizina y'Ihumure niki ndabona wigeze kuri abantu bagira umutima urekonesa abadukurikira kugushyigikira baba bagize neza, kugira ngo umutima wawe ubone uko ugumaho n'umuryango ubeho. Ihumure ntitakaza umwimerere wayo. Nshatse kuvuga iki? Iyo hari abarwanya Samusoni bakarumurwanya bagakora inama, Delila karinda hagera, iyo habuze inama zirinda Samusoni bamuvanamwo amaso. Amaso avamo. Abakeya biswe ko badukurikira nibatunga umuco utandukanye n'uw'abandi kugira ngo Ihumure nayitatakaza umwimerere wayo. Ufite umuhamagaro utikanga nawe byamusabye kwirukanka no kubwira abantu ibyo bavuga, bakadeviya icyo papasi yacu. Iyo Delila Samusoni ahamabeshwaho n'amafaranga yaturutse mu Bafilisitiya, ni ikibazo cy'igihe gusa. Ayo mafaranga arya akamukoraho. So rero umuntu ugiye gutangira ibintu bitaragera ku cyifuzo cy'abantu babyifuzamo, bitangira bigoranye ku mpande zose. Abantu bagiye bagira uwo mutima. Maze n'umukozi w'Imana uzabona, reka mvuge nk'uwo nabonye uzi nawe ugejeje muri episode 9. Ushobora gusanga muri ziriya episode 9 akoze M&E, ugasanga ni 9 zihuje abantu 9,000, azikusanyije bakaba bazaba 9. Usange ariko izi 9 urugendo akora rwo kuva hatuye aza hano asubirayo, kuva hatuye aza hasubirayo, kuva hatuye ava hasubirayo. Hari igihe ashobora no gutangira kugira ibyo atekereza, ariko yari umunyamuhamagaro.
ntabwo ibyo ari byo yitaho. Aravuga ngo mbese ni abantu 10 n'abantu 100 banyumvise ndi bukize barakize bigezweho, kandi bameze nk'abo, yaba uwo waje yaba we wamwakiriye, bajye bagira umutima ubasha kubashyigikiranya kugira ngo cya kintu cyari kiri gukorwa gihamane authenticity, gihamane umwimerere wacyo. Imana igumugisha mushumba, urakoze cyane. Ayo magambo mwatuye ni meza kuri twe. Imana yashigikire mu buryo bwa Imana igira umuntu ikoresha ashyigikira ihumure kugira ngo nanjye nzagisharinga mu bandi bantu batandukanye, ndebe ko hari iki kiganiro nuzagisohora, ndebe ko hari umuntu Imana yakoresha kugira ngo abe yakumva ibyo urimo, yakumva ikiguzi usabwa kwishyura, impamvu udahaguruka ngo wirukanke, impamvu ushakisha umuntu ufite ibintu yatanga. Nzi neza ko hari n'umuntu wigeze ushaka kugira ngo turamubwira uti rero ibyo bintu ntibyakiza abantu, ubimubwira numva yari inyuma ya kamera, si wabimubwiriye kuri public, uramubwira ngo ipapasi mfite niyi. Rero n'undi muntu ufite umutima wo gutekereza ubwami bw'Imana kuruta ubwe, yagira umutima wo kwibaza ngo ihumure yahamana umwimerere wayo gute. Murakoze, murakajya mu ijuru ko kari agaciyemo, sinzi uko bibabije. Uburyo bwiza. Imana y'umugisha muvuga nk'abashumba, hanyuma na Imana igakora nk'Imana, natwe tukakira kandi nk'abana bayo. Muri episode ya 4 ngira ngo ubu twinjiye mu ya 5, twari twatangiye utubwira ngo ubu ngubu nasenyukiye he. So abantu nibabanze bamenye yuko, reka dukoresha amagambo y'isumba byose aboneka mu gitabo cy'Abefeso 2 umurongo wa 10 kugira Abefeso ibice bashobora kuba batemera ko banasenyutse. Yego, 2:10 twumve. Abefeso ibice 2 ku murongo w'10 nahageze, haravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Hari ibintu twaremewe twaje kumara, ni ibintu Imana yateguye kera twaje kugenderamo. None niba umuntu atabirimo byatewe n'iki? Ko bamwe success yanze kubera gukora ibyo batarimiwe. Kugira ngo umuntu, ni Imana ifite ikibazo cyangwa nitwe abantu tugifite? No one no product like manufacturer. Nta muntu ushobora kumenya iyi telefone nk'uwayikoze, n'uwayimenya ayimenyaho 10%. None uwakoze iyi telefone gute yayikora akayijyana ku isoko itabasha gutelefona? Ntibibaho. Abanyumva icyo nshatse rero kuvuga, niko Imana itari bukureme, nari mvuze ngo itari bugukore, ngo ikohereze hano uri feriya. Urugo yaremye for purpose y'imirimo myiza, utaje guhanga, yayiteguye kera. Niba babyemera, niba bemera ijambo ry'Imana, ntabwo waje guhanga, ahubwo waje kurangiza icyo waremewe. Impamvu isi kwita umuswi ikakwita kudasobanutse, irashaka gukora icyo utavukiye. Nawe uri gukora icyo wavukiye, urasucceeding.
ifi itarwaye itegetswe kugenda mu mazi, inyoni itarwaye igomba kuguruka, nta gikwiye kuyibuza, yavuka ikiri ntoya ariko igikura ngo igire irakurira gurangiza inshingano, irakura gusoza icyo yavukiye. Abantu turabinginga kubw'imbabazi z'Imana bumva icyo cyanditswe. Muri abaremewe, gisubiremo gatoya. Reka nongere ngisubiremo kugira ngo wumve. Ni mu Efeso ibice 2 ku murongo w'10 ngo kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Iyi Imana yiteguriye kera, turabaremwe, turemeye imirimo myiza, turemerwa d'abord imirimo myiza. Kabiri, iyi Imana idapanze kukugeza aha, iyi Imana yateguye kera. Uzi impamvu? Kubera gutelefona hakorwa telefoni. Iyi Imana yapanze mbere y'ukuza. Muri philosophie existence précédant l'essence, comme je vous dit, kubaho kw'ikintu ntago ari cyo kibanza, gihera mu mutwe y'uwo wagikoze. Yes. Success of product, comment? It is necessary to reputation of the companies. Success ya product ni ingenzi, comment? Success gutsinda kw'icyakozwe kwa product kw'icyakozwe ni ingenzi. Yes. Kuri kwamamaza, kukuvuga, kugusobanura iyo company yagikoze. Nyiri icyo gikorwa wakoze icyo kintu. Iyi ni Samsung. Ni ingenzi kiyi Samsung, igituma succeedinga kuri Samsung. Barabizi ko gutsinda bikwiye kuba ingenzi kuri iyi telefoni, atari ukubera ikindi, kugira ngo ibamamaze ubwabo bayikoze bene kugikora. Shatse kuvuga iki? Gutsinda kwa wowe untegereye uri kunyumva ni ingenzi kugira ngo usobanure gukomera kw'Imana. Hallelujah. Utsinzwe ni ikigeragezo ku Mana ntibiyinezeza. Ni nko kuvuga ngo umwana w'umuntu uko yananiwe, ni nko kuvuga ngo ifi Imana yayiremeye kugenda mu mazi byayinaniye, inyoni yananiwe kuguruka. Yes. Hari ikintu nawe rero waremewe, uko kwari ugutsindwa kubona icyo kintu nyine, waremye icyo kintu. kuko no muri Samsung yaruvuze zigeze kugira ikibazo cyo guturika, icyo gihe haba ikibazo gikomeye cyane. None iyo umuntu avutse ari ikimuga cyangwa afite ubumuga cyangwa atabasha kumuvinga, ibimuremeye iki ngo azamara iki? Gihishwa amaso yacu niyo atari kukibona, ni nayo esheki ibasha kurugu bakomparinga two product. Nigeze mvuga urebye iki nibi biratandukanye, products zose ziraha zakozwe for different reason, ku mpamvu itandukanye. Waremwe ku mpamvu itandukanye n'icyatumye ndema. Ni hehe umwana w'umuntu apfira niba Imana yaramwohereje gusucceedinga? Mbere yuko tuzafasha abantu ngo ndagaruka gute kuri episode ya 6, tuzagaruka ku iyo ngingo.
ariko episode y'uyu munsi niba koko iki cyanditswe nkemera nk'ukuri ko ngomba gusucceedinga mpfira he? ahantu hambere umwana w'umuntu apfira ahavukiye Famille kavukire. avukamo. Okay, yeah. abantu bakwiye kumenya ko umunsi nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya mama wawe ya nyoko. yego Yeremiya 1:4 ngutegurira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. aho Yeremiya yaca hose ariko agize umugisha wo kumenya icyamuzanye. niyo mpamvu nzavuga ibihugu bibiri bigerageza mu isi gufasha umuntu kumenya icyo yavukiye. aribwo Buyapani na Israel. tugakora fotokopi. ikibazo cy'iminota yacu yirukanka. reka umuntu rero abapfiraho ahasenyukira hambere bakivuga ngo aramutwise. yeah. niba afite avutse kwa se na nyina uzacunga abana benshi b'imfura baba successful kubwo gupfira abavukanye. barabitangira cyane. uzi impamvu babitangira? bakimenya ko bamutwita urukundo rwaravuzwe. ya la ako kantu gasubiremo we. umunsi umugore abwira umugabo ko atwite uyu mwana avutse mu rukundo. uzi impamvu mbyumvishe ukiri aho? niyo mpamvu imfura nyinshi zitangira barumuna bazo. Nge ntago nabitangira. Ntabwo bindimo. Uzi impamvu? Ntibikunda. Ntago bindimo. Kuko ibyo data yabwiye mama ntago ibyo byari byitezwe kumva. Ntago nabyumvishe. Noneho rero wowe ushobora no uri guhangana uyu mwana nibuze icyo yakiriye ataragera akiri mu nda ya nyina. Akwiye kugerageza kwerekwa igitandukanye nacyo akigera ahagaragara byibuze bazi kugira ngo akompeyaringe aha agaciro binini cyane ibyo ari kubona kuko ibyumvisha ari muto. naho iyo abwiwe ikintu kibi nyina abwiye Yesu uti ndatwite ngakura ikigori cy'Imana yanjye ntasoni azi ngari kubisubiza umugore gusa kandi umwana ari kubyumva. noneho ageze uyu mwana ngo azagera ku isi ngagukunde ukwiye kuzabana nawe ubizi ko urukundo afite muri umeze nk'uruhaha nk'urugurano. akora akantu uvuze ngo ashobora kwereka ibitandukanye n'ibyo yabwiwe akiri amazi. Amaze kuvuka bashobora kumuforoma bamuforume bamwereke ibitandukanye n'ibyo yabwiwe. Yes. Bitabaye ibyo ni ukuvuga ngo mwikumva ko icyo gihe bwatumvaga niba nkwereka ko nahindutse nkeneye proof. Yego kuko nshobora no kugusaba imbabazi ukazima ariko ukeneye manifestation igaragaza koko ko wahindutse ko bikuvuyemo. niba babyumva mbanye impamvu abantu bataryoherwa n'ijambo ry'Imana cyangwa icyanditswe ntago babizi. scientifically zakubwira ko indirimbo nyina yakundaga kumva ari mu nda umwana agera ku isi akayihiga.
papa nta muswa wabyemera ariko akwiye kubona ibimenyetso bimwemeza agendeye kubo yabyaye ashingiye no kubo yabyaye. Si yabyaye narebe muri abo bana be yabyaye. Episode irangiye numvaga nyishaka kabisa. Uretse nakubwenge mu bana banjye first born wanjye yahise yanga nyina akivuka. Oya nyina atwite inda nk'iy'amezi 6. Yanze ibera abuwasi. Uzi ko yabyaye nyina akajya nsanga ari kurira ngo sheri byagenze ute, ngo n'uburyo umwana wanjye batankunze. Uwo mukuru yahise abona ko nyina yabyaye uwe ari akana ntacyo karamenya. Oya da ntabwo mbyumvishe. Uravuga umukuru first born? Yahise avuga ngo okay nyina yabyaye uwe ngendo wa papa. Nyina se bivuze ryari? Umwana se byumvishe ryari? Nukuvuga ngo umwana uri mu nda n'umwana uri hanze bo bafite communication iri furu. Ukiraho bifitanye isano. Ndeka nakubwire ngo n'umuhungu wanjye avuga tardivement akererewe bakamera nkaho batangirira kuvuga rimwe. N'uwaje amukurikiye yatangiye kuva kuri nyina ku meza angahe? Mu mezi 6 yari ari kurwanirira se kubera ko hari undi wageze mu nda. Benshi umwana aramwumva atangira gutera imigeri nyina. Uvuze gutyo mpita numva ko mugihe baramwumva umusimbura aramwumva. Hari na connection nini hagati y'umwana uri mu nda n'uwo uri hanze. Oya ngo n'ibindi biri gukorwa hafi aho mu isi y'umwuka twe tutabonesha amaso ngo umwana uri mu nda arabyumva akabimenya. Ahangaha uzanatubwira n'inyamaswa ngo hari nigeze numva bivuga ni umunyamerika wita Wesley avuga ngo umwana uri mu nda ashobora kuganira n'igikoko kiri hanze hariya mu ishyamba twe tutabizi turi hano mu nzu tutazi ibyo ari byo, kuko yavuze ati igikoko ni ikinyamwuka n'umwana uri mu nda ni umunyamwuka, twe turi hano nk'abanyamubiri. Ubwo ibyo bizasaba ngo tuganire kuri spiritualité des animaux. Igituma urugi rufunze ari woroye imbwa utarakomanga imbwira kumva ko shebuja yaje. Nukuvuga ngo inyamaswa ziremwa ku munsi wa 4 umuntu akaremwa ku munsi wa 6 ziri spiritual kuruta umuntu. Harimo inyamaswa ziri mu mana n'inyamaswa zihitamo gukora mu isi y'umwijima, zo ntabwo ziba netre. Ntawe igihunyira cyane ahagarara hano hejuru ngo nikivuge ngo avuge ngo karame mwuka wera, yakihutira kumenya ibibaye niyo yaba adakijijwe. kirimo rero igihe kiba kitemera, igihe cyatujyanye twereka ikiraro tuzambuka twinjira muri episode ya 6 umushumba. Icyo nari nshatse kugira ngo abantu bumve hagati aho ahantu hambere umuntu apfira haniga ibyamuzanye, hafundikika ibyamuzanye, bakamubara nk'uwaje, bagashaka kamera nkabo, ntibarekure umwana ngabewe, ntibashaka ikimuzanye. Ni mu muryango, mu muryango niho bakubuza kuzibera umukozi wo mu misatsi. Nta handi hantu. Nukuvuga ngo umwana aravuka, niba ari papa Beroni, umwana Beroni aravutse asanga sari muri journalism. Aho umwana nakura mfasha akazi kanjye. Ntago papa Beroni ashaka kwita yuko Beroni yabaje gukora ibitandukanye n'ibye. So kimwe mu cy'abantu benshi bari developed bakora no kuvuga ngo iyi mpano tubonye
ije gukora iki. Kabiri, ni gute twayitunganya ngo izabe impano nziza. Aho ni ahantu hambere abantu bapfira muri family. Kabiri, muri family ngira ngo urabizi kuri ubu tugira n'abakozi n'abagira gute. Umwana arangirika akabura icyerekezo akiri muto. Icyo bita vibration mu cyongereza, inyenyeri z'umwana zigatangira guskandamizwa. Umwana abasha kuvuka, umwana muri we akatangira kurikarama kwigaburira. Wowe ukajya uvuga ngo hoya reka mugaburire. Yego. Uri kuniga ibimurimo. Uzacunge ku muntu waba yarigeze ajya kuba umukozi mu bazungu, bazakubwira ngo irukanka inyuma y'umwana umurinde gukora mu ziko, ariko wimubuza kugenda mukateho, mukurikire, wimubuza uburenganzira. Nibyo bamurinda ibintu bimwe, naho twebwe ni ukugira uburenganzira bwinshi bupfa bwangirizwa. Umwana ashobora kutabaruka ari umunebwe, aje nk'umutware akajya yicara gutyo ukamugaburira nta kindi abazwa. Reka ibyo reka tuharengane, ariko nari nshatse kuvuga ko umuntu ikizana umwe kiba gitandukanye n'icyazanye undi. Abantu ba mbere bo guparticipatinga ni abamwakiriye muri famiye, mu muryango. Kabiri, ni ishuri. Ariko mbere y'ishuri habanza icyo bita ubundi cyaki, religion, iyobokamana. Iyo umwana nawe rero ageze aho naho baramwica. Wimera nka naka, amera nka naka, bagatangira kumuga uko kwe kumera. Umuryango w'iwabo wamutegetse uko amera. Idini natwe turongera tumubwira uko agomba kumera. Si tunamufacilitating kureba ikimubamo. Nk'ubu iminsi iciye ababyeyi insengero zemera ko umuntu yaba umukinnyi w'umupira akaba umurokore. Iyo minsi irabaze, hari n'abatarabyemera. Iminsi iciye bemera ko umuntu yaba umurokore ari umunyepolitiki irabaze, ntago ari myinshi. Bakumvishaga ko uzarimbuka. Aho wabaga wagize gute? Ubwo urumva icyo kintu gifite ukuntu cyagiye nacyo ubwacyo kituma umuntu ataba uwo yagombaga kuba, ijuru ryamuremeye icyo yaziye, icyamuzanye. Aho nta muntu yagiye asenyukira. Turi kuvuga gusenyuka kwamubujije kuba we. Kuba wagomba kuba we. Yego. Famiye, Eglise. Si wabonye ko umwanya wo kujya kwiga kwacu mu rusengero ubona dufata abana tukabajyana. Buriya ni hamwe mu bantu ntakazamo imbaraga, urabizi. Mpamagara abahugura ababigisha, kubera ko abantu bashaka kubabara nkaho abo bana nta cyabazanye. Barababara muri rusange. Umubyeyi akwiye kudisikavaringa, nibuza kugira uruhare mu gushakisha icyo umwana yavukiye. Eglise ikwiye kugira uruhare mu gushaka icyo umwana yavukiye. Ikindi ni icyo bita education system. Aho rero aho umwana yari busobanukirirwa icyo yavukiye, umushinga wa Shatani niho gipfira. Baranyumbishije ra? Niho cyangirikira byanyabya, ahubwo aho akwiye kukimenyera niho gipfira. Iyo umwana akiri mu wa mbere kugeza muri segonderi, by'umwihariko muri turokome, baba bakiga ibintu biri general. Ndavuga education system yacu hano mu Rwanda. Yajya muri cycle superieur ahita ahabwa section, niko babyita. Ni section. Yarangiza ubwo bakavuga ngo nize mate physique, nize biochimie.
ubwo ariko ndi kuvuga mu gihe cyacu naho umuntu ni MBC byarahindutse muze n'ama abbreviation usanga bafite ngo ni CMC ibintu ibintu ibyo ngibyo nishatse kuvuga yuko ahitamo akanafata section ni naho agiye yajya mu domaine agiye guhitamo yajya muri kaminuza hagatangira icyo bita departement yajya muri departement muri ya departement ukajya muri masters mu kantu kamwe mu byo muri ya departement ugashakamo akantu mastering ako mastering nako ukajya deeply muri doctorate ubwo urumva icyo baba bariho isheki ikomeye rero uzi guhaguruka muri izo generation zose ukamastering ibintu ukajya ugahabwa doctora mu kitarakuzanye mu cyo utazi niyo mvune yose ibaza urwo rugendo rwose uvunika bidafite aho bihuriye n'ibyawe ahubwo mu by'isi yakuyoberejemo dupfira ahantu hatatu mu muryango mu idini cyangwa mu itorero no muri education system naho dukwiye gukorera empowerment abantu umwarimu uri gukora akazi ke tuzegerageza gusobanura ahubwo ngo kuri pati kurikiyeho ni gute ngomba kumenya nyirizina icyo naje kumara navukiye kuko hano maze kumenya aho wasenyukiye noneho ndagarura ibintu ndabihishurirwe gute ngewe kanengenga abantu bazabe barangije kurarikira abantu icyo kiganiro kuko ntawe utakibabaye kuko ushobora kwikanga uri mu bintu nawe ubwawe nzabisobanura pe deeply siyanse nzayikoresha na Bible nzayikoresha niba ngombwa na statistique nzayikoresha ariko kugira ngo kwiyo ngingo ya 6 umuntu abimenye narangiza nzahita nkora 7 izaba yagarutse ubwo ku bijyanye no kuvuga ngo ikinavukiye kiransaba iki kugira ngo nkinjiremo akaze mushumba akoze isumba byose aho umugisha tugane ku musozo ndagushimiye inshuti yanjye Yesu kuri umukozi w'umuhanga ngushimiye kuvuga bikaba wategeka bigakomera gushimiye uyu mwanya waduhaye gushimiza inyigisho z'amashene tumaze igihe turi kwiga ndakwinginze ngo buri wese uzitega amatwi umushobozi ave ku rwego ajye ku rundi umumenyesha ibyo agiye kwiye gukora kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro ntaba ari twe ubwo izina ryawe ryamamare sukamwe ubuzima uha imbaraga iminange uri kugikora kugira ngo tubashe gutanga ibikwiye kandi uha umugisha uyu wari ugiteze amatwi kandi uha umugisha ucyamamaje ugisharinze kugira ngo kigire abo gihindurira benshi kugaruka mu cyo bavukiye turifuza ko umugambi wawe usohora ku uyu muntu mu izina rya Data twese ry'Umwana ry'Umwuka wera amen niba umugisha ntiyagura imbago zabo ibamurikishirize mu maso hayo kandi no kuri menya isi y'umwuka tubasha kuhashyira ibindi tuzajya tuhakorera hombi amen Yesu aduhana umugisha iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero yibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshye aho dutuye n'aho dukorera hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite n'asigwa ku byuma no ku
modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu riraritunganya mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare, ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.